nizere ko ibingiye kuvugira biba atari bya bindi bica mu gutwi bigahingukira mu kundi. Niba unambaye rinete ibwiriza uzikuremo hanyuma unyumve nk'umviriza ibivugirizo byavugira inka, dore yuko biryohera amatwi nk'akagori karyoheye amenyo kokeje ku cyokezo. Ibyo kurya se kandi bivuye ibya rinete se byo biturutse nivugiye kuteri ko umuntu uvugara ariko wanjye uvuga ibivugitse bivuguruza ivugavuze byavuzwe n'abivuga gusa bakibayirwa kuvuga ibyungura abantu. Nyemera atangunguriye inyigisho zitandikishijwe n'ingwa cyangwa wino y'ikaramu ahubwo ziturutse mu munwa wanjye. Ngaho nkundira umbere intyoza nutane no kuba inkomarume kuko inyungu y'ibyo ugiye kumvira ahantu iyi nyigisho. Ese uyu muntu ubona adakwiriye ikamba ry'ubwami kuko ibyo kwitwa umwamikazi yarabirenze pe. Niwe muntu utwara undi muntu mu nda, niwe muntu wemera guca mu buriri bwe bwo kukujomba igisongo mu mugongo ariko akanga agatsembera satani, akanga kukuvana amate. Nishaka irenga amezi 9 ifata imyaka 9 nzanga nzayibyara inda. Niwe utunga urutoki ukamuhataho ibitutse nk'uhutaza inzoka ivanywe mu muheno, akanga akakurorana imbamutima za kibyeyi. Ese uwo ninde? Niwe unyarira, uryama mu mugongo, uryama ku bibero, uwo munyenga ntumve neza kuruta uko we yaryoherwa n'umunyenga wo kugukikira nk'ikibondo cye. Niwe uzitirwa n'ibibazo akanga kukuroha muri Nyabarongo akemera kuguhekana nabyo. Uwo ni umubyeyi nyamuneka mama. Mbere ko se tumuha impundu n'amashyi byibura uri kundura cyangwa kunyumvura mugira. Ibyo aribyo byose niba uri kunyumva ni wakomotse ku giti, yaba ariyo cyangwa atariho ufite umubyeyi, kuko niyo yaba atari mu mubiri ahari hose arakureberera, ntakurebesha ijisho rimwe nk'umunyerondi ibitotsi bya kani ugahita umenya ko wageze iwawe ubumenyi inyigisho n'ibindi Imana nayo irebera ikanomvira ku muyoboro wa YouTube witwa Impeshyi Videos. Niba uri mushya wishyashyana hirya no hino utarakanda subscribe, angiye kubarira inkuru y'ibintu byabaye ifite aho ihuriye n'umubyeyi ugahora byari byiza byiranga byera ibyishimo. Iyi ni inkuru y'umwana wabanaga na nyina wamubyaye, gusa umwana w'umuhungu yanga nyina kubw'uko nyina yabanaga n'ijisho rimwe, yamwangaga kuruta uko abakene n'abakire twanga ubukene. Uko buri wese uri kunyumva yanga amaziranoki ya satani nakayakunda, ni nako uyu mwana yakundaga guhata ibitutsi, kwitaza no kwirengagiza umubyeyi we nyina. Iyi nkuru igukure mu bishuko, mu bitekerezo bifuye bihembera urwango ku mubyeyi. Nkuko natangiye mbivuga, nkunda tumushimire, muha amashyi cyangwa umukure mu kiganza umushimire, cyangwa yivugira ati Imana iguhe umugisha mubyeyi. Ngaho reka ne kwibagirwa kuguha karibu mbere ko kuzimanira inyigisho. Murakaza neza mu kiganiro tinyuka aho gitinyura abatinye, murakaza neza mu ishuri ryigisha na Minervari gusabye cyangwa bitugukwaha, ahubwo urukundo rwo kurikunda gusa. Iryo narindi ni Impeshyi Videos, aho warisesekaraho udateze moto cyangwa imodoka, ahubwo intoki zawe zarisakara kuri YouTube bandikaho Impeshyi Videos. Wibuke subscribe ugahita umenya ko uri kumva umusore wisanze mu isanzure yo kwisanzura ngo abasakaze bishoka byose ngo musinde inyigisho, musinzire mu bumenyi, munasogongera ibyishimo. Ni Sano Cire, ikaze. Njye nakuze mbwirwa ngo umwana ni umutware. Hari akantu bibagiye kongeraho, si buri wese. Hari uwakiswe ngo ni umutwara amayogi, ubwo ndavuga ba bandi bashaririye nk'amakakama y'igitoki imbere y'imboni y'ababyeyi babo. Inkuru yacu reka tuyitangire utya. Hari umubyeyi wagiraga ijisho rimwe, abana n'umwana we bamufataga nk'inzigo. Uwo ni umwanzi karondora. Umwana w'umuhungu atangira agira ati mama wanjye yagiraga ijisho rimwe, naramwangaga ko yari igisebo. Yakweraga ku kigo kimwe nigagaho, yatekeraga abanyeshuri n'abarimu. Data yari yaritabye Imana, ubwo mama yakoraga byose ngatunga umuryango ugizwe nanjye nawe. Umunsi umwe igihe nigaga mu mashuri abanza, mama umbyara w'ijisho rimwe nk'uwakoreraga mu kigo nigagaho yinjiye mu ishuri nigagamo imbere y'abanyeshuri bose, azanywe no kunsuza ati bite, kuri njye narasebye bihambaye. Ngira ati ubu se koko ni gute yankora ibintu nk'ibi? Naramwirengagije mururana indoro y'urwango, nsohoka mu ishuri niruka. Umunsi wakurikiyeho ku ishuri, umwe mu banyeshuri twiganaga yansetse agira ati ehe mama wagira ijisho rimwe. Nifuje kwiyahura, nifuza ko mama umbyara nawe akazimiye kuri ino si akayiburamo burondo. Uwo munsi natakanye mama umujinya ngira ati niba ariwe utuma abantu birirwa banseka, ubundi nibyaro tukifira, wapfuye bikagira inzira. Mama nta kintu yasubije, nta nubwo nafashe byibura n'isegonda ryo gutekereza ku magambo nari mbwiye mama umbyara, kuko nari nuzuye umujinya w'umurandura amenyo. Nta nubwo nari nitaye ku buryo we acyumva ayo magambo yiyumvisha, amarangamutima yagize. Icyo nifuzaga gusa kwari ugusohoka muri iyo nzu nkaba nigendeye. Rero narize cyane, mbona amahirwe yo kujya kwiga imahanga muri Singapore. Hanyuma nza kurongora, nanigurira inzu, bimesha no kubyara abana. Ubuzima bwanjye bundyohera kuruta ubuki, mbubamo nishimye. Umunsi umwe rero mama umbyara aze kunsura, kuko hari hashize imyaka myinshi atambona cyangwa ngo byibura ahure n'abuzukuru be, cyane ko atari abazi nabo nuko ntibari bamuzi nka nyogokuru. Igihe rero yari ageze ku muryango w'urugo rwanjye, abana banjye baramubonye baramuseka
bihambaye. Nanjye mukubise amaso naramutonganyije ngira ati ni gute watinyuka kuza mu rugo rwanjye kunkangira abana, tumuka uva hano naha. Mama acyumva ibyo yansubije ururimi rutava mu kanwa, kuvuga kuri we bigoye ati oh mumbabarire ahari nayobye. Aha mama byari bimaze kumurenga, yahise agenda. Umunsi umwe rero nakiriye ibaruwa y'ubutumire bw'abo twiganyaho nabanaga na mama kera, aho yari yo kunsaba ko twakorana intama nk'abanyeshuri twiganye, kuntumira mu nama. Mbeshya madamu ko ngiye mu rugendo rw'akazi. Inama irangiye nagiye kureba akazu nabanagamo na mama, ngamije kukareba gusa no gushira amatsiko, ibyo gusa. Abo twari duturanye kera bambwiye ko mama yapfuye, gusa nyibyumva nta ndirira na rimwe ryatakaye. Bamereje urwandiko yasize anyandikiye yifuje ko nsoma. Rwari rwanditse ati mwana wanjye nkunda kurusha abandi, nkutekerezaho buri gihe. Mumbabarire kuba naraje imahanga aho utuye Singapore kugukangira abana. Igihe numvaga ko uzaza mu nama y'abanyeshuri mwiganye byanteye kwishima, gusa sinabashije kubaduka mu buriri ngo nze byibura nkurore rwaje. Mumbabarire kuba narakubereye igisebo kuva wavuka ukanakura, gusa umva bino. Igihe wari muto wakoze impanuka uburiramo ijisho, nka mama wawe sinigeze mpagara ngo ndebere umwana wanjye akurana ijisho rimwe, naguhaye iryanjye. Nishimiye no kuba umwana wanjye yari arimo abasha kurebesha iryo jisho isi yose mu cyimbo cyanjye, ijisho ryanjye. Yari njye ugukunda cyane mwana wanjye, Imana izakurinde. Ni mama wawe ukwandikiye. Wa mwana w'intagondwa yariranye ipfunwe, ariko amazi yari yarenze inkombe. Uyu mwana ni umutwara amayogi. Mu by'ukuri umubyeyi wakubyaye igihembo cya mbere akwiye n'icy'uko uri kuri ino si. Icya kabiri ni uko nyine ari umubyeyi. Icya gatatu ni uko ibyo akora byose umutima we utera ugutekereza. Waba ukiri muto, ukuze, ushaje, umubyeyi wawe wakubyaye aba akigukunze nk'ikibondo cy'amezi. Ntuzi byinshi yanga kwirata agukora utazi ukanga ukamukangara, dore yuko bigira n'amarangamutima aba hafi. Niyo wamutuka ukamusukaho ibisasu by'ibitutsi, ukamuha ukamutota ibyo ushaka, ukamucira mu maso, we ntateze kugucira urubanza, ntateze kwitaza amaraso ye ariyo wowe. Nyamara mbona babeshya ko habaho Imana imwe, wenda ni imwe y'ingufu zose, gusa hari indi y'urukundo rwose. Iya kabiri ni mama mwiza ukunda. Imana isanzwe tuzi turayigomera, turayihemukira, turayisuzugura, tuyikorera ibyaha mu maso ikanga ikadukunda, ikaturinda. Mama ubyara turanga tukamusuzugura, hari abamutuka, hari abamukubita, akanga akadukunda, akaturinda. Njye mbona ko amashyi n'impundu. Ngase nkundira usiga igitekerezo, comment, wandika ati ndagukunda mama, yaba ariho cyangwa atari hari mu mutima wawe, kuko nawe utaraza ku isi yaragufite mu nda no ku mutima yanga kuvamo. Aha ni waba wibyiza gusa kuri YouTube Impeshyi Videos, wibuke subscribe. Njye ndi Anocira, ndangiranye nk'umurabyo wa kamera, nzagaruka nk'umuhumuro wa parufe muhumurirwa ibikorwa byanjye byiza. Wakoze kubana nanjye.